Sabe o suca? Vamos começar. Bibarangaza yabavuye ko mugomba kubigira bikeya mugashakisha muri uku kwezi umuntu wese akitanga kandi rya somo mwari mwarakuyemo mukavuga ngo simbishoboye dushaka no gushobora niba watinyaga fizike tangira n'undi kintu nababwira ndabasabira umugisha ndabasabira ejo heza hanyu ndabasabira kuzakunda Imana kurusha ibindi byose kuko mu isi nta cyiza kibayo mwige ariko siyanse mwiga hano mu isi mumenye ko hari umuscientifique wa mbere urenze siyanse zose yitwa Yesu wazanye kwanza siyanse ya mbere kuri iyi si. Ikindi kandi mubahe ababyeyi mubahe abazabayobora mu minsi iri imbere mugiye kwiga mu bindi bigo muzagende mufite discipline mwerekana aho muvuye mwavuze mwese ibyo mwagiye muvuga ko mwashimishijwe nuko mwasanze hano hari gusenga. Reka gusenga mukwiye hano kuzabaherekeze aho mugiye muzere imbuto buri wese ashyiramo eforo zishoboka kugira ngo ubwo butumwa bahabwa bazabusohoze. Abanyeshuri rero ubutumwa muhawe ariko birimo biragenda bitegurwa nzishima ari uko intsinzi yanyu nizatuma mwenyura cyane. Ikindi amaserivisi atangwa hirya no hino mu nzego zitandukanye Tushaka kubera kugwaye. Nashimishijwe rero yuko mwese mwavuze ngo mwarababaye nuko kukabara umufite. Nyuma y'imyaka 2, 3, 5 iri imbere mwarangije secondaire ngiye kukongera muri mu kazi kanyu uzajya wibuka ngo ese yarya dose directeur kontable mwarimu yambwiye ko bigenda gute. Okay, ni buriya mufite amakuru muri mwebwe twabashizemo azajya ahora agaruka. Mutaje mutambaye uniform atari ukubabuza iki mwarimu inshingano afite nizo kwigisha ariko areba ko n'aya mabwiriza yagize ute yashyizwe mu bikorwa. Abayobozi b'ishuri nawe kureba ko abana bize neza amabwiriza yashyizweho hehe mu bikorwa bakanatanga n'ibihano. Iyo tugeze ku gihano rero kamere muntu ntabwo ikunda kugira ute guhana ariko nta n'ikindi cyagora kamere muntu atari igihano. Bibiliya kwangamo n'unda ndaba cyane kandi nkabahana iki sekreteri bwira bariya abana bari hariya tumudiregiteri ari hano kugira ngo ibyabaye sore uzajye wigurira akantu uko ufite umwana ugukunda kandi uwo mwana n'imfura. Namwe rero nari kubabwira ngo nimugera mu bandi banyeshuri muzajye mwigurira akantu kuko mufite headmaster ubakunda, mufite dosi ubakunda, mufite kontable ubakunda, mufite mwarimu ubakunda. Uzi kugira diregiteri ukubwira ngo ntuwe muri tumwice
hakaba hari uvuga ati nashaka yiwe icyapfa mu kugira ute mu kunyishyura minerivare. Ijipo ngo nashaka zambare pasi igera mu gutwi. Icyo dutwaye ibyishimo bya future. Sibyo? Niyo mpamvu rero umusangiro twagize uyu munsi, kandi nkabagira ngo tuganire mu mwanya muto dufite usigaye, tuganire buri muntu wese atubwire icyo yumva atekereza kiri ku mutima, icyakunejeje ukitubwira, icyakubabaje ukitubwira. Cya gatatu, wera kugira ngo ntaza gusubira mu magambo, tubakeneyeho umusa ikizamini cyane. Niba ari ikizamini kizaba cyoroshye mu bizamini byabayeho ku isi, nicyo muzakorera. Ikizamini kizakorwa uyu mwaka kizaba ari ikizamini cyoroshye, ariko kizorohera mu muntu rero uwaguhanye, uwagukubise, uwakubwiye ukuntu tebeza, ogosha, sokoza, ambara neza, yaguhaye inzira 999 zizagufasha kwirinda n'ubu umudamu n'ubu umugabo wageze mu rugo rwawe uzabigira kandi wibuka babigenza bakora. Nujya kuba umuyobozi kikiga uziko barimo tubivugana na dose, hari ibigo bimwe abanyeshuri gusa bafashwa n'imivana. Niyo njyana ku kazi nakerewe saa 2 saa 3 mura nabo udupantaro tugera mu mavi hano gusi ya ibyo nagomba kuvuga navuze yuko bitaragenze neza, yaba ku ruhande rwacu yaba ku ruhande rwanyu, uruhuko tubabarira. Sibyo? Cya kabiri, mu kwezi gusigaye